hagiye kuza ekipe ya Yanga Africans ije gukina na ekipe ya Rayon Sport mu Rwanda mu kanya gatoya ku isaha y'isa 12 n'igice ni Rayon Day, ariko hano masanze abataramu babiri ndabona hari umutaramu wambaye jezi ya Rayon Sport. Bimeze bite mutaramu? Bimeze neza cyane kabisa. Wewe bimeze bite? Ndaho nk'ibisanzwe Senderi Kanombe. Ko wambaye jezi ya APR? Ni nyamukandagera mu kibuga kikarasa imitutara mu izamu insundura zikanyeganyega intsinzi umurava. None se nyine ko ikintu ndi gushaka ngiye no kukubaza kubera iki wambaye jezi ya APR kandi hano hari abareyo baje kwakira Yanga cyangwa ufana Yanga? Ngewe ndi umukunzi wa PRFC ariko nje kwakira Yanga. Kubera iki? Kubera yuko igiye kuzahura na Mukeba. Izahura na Mukeba. Mutaramu bimeze bite wo? Cameze neza cyane, nje nitwabana bakize Claude guturuka Inyanza mu karere ka Nyanza. Abita mu butatsinda bwa Kigoma na Muyange. Butatsinda bwa Kigoma. Weho se waje kwakira Yanga? Nje naje kwakira Yanga, urabizi neza ni timu ya Nainchi zose. Timu ya Rayon Sport ni timu ya Nainchi. Yanga Africans ni timu ya Nainchi. None se ahubwo nk'uyu ngahubwo we yaje kugira ati uyu mufana wa Kera ari kuvuga ngo ngewe yanjye ni Yanga Africans. Wese ntabizi ahubwo sinzi icyo yaje kumara ahangaha agiye gukina na Mukeba. Mutara ntazi uzatsinda Yanga? Cyane ni imbere cyane kwitsinda bidasubirwaho n'ibitego bibiri ngenda tangaje. Ibitego bibiri nibyo uzatsinda Yanga. Rayon Sport so uzayitsinda umufana wa APR ko ubungu wabaye umufana wa Yanga. Yanga izarya Rayon Sport ibitego 3-0. Wabisubiramo ibyo bintu? Inaishandika bao la 3-0. Oya subiramo icyo kisikaye. Inaishandika bao la 3-0. Yanga izatera ibitego 3 Rayon Sport. Ni nayo mpamvu byatumye uza kuyakira. Cyane ntago naryama Yanga nzi kuri buze. Ira ni ikipe y'ibihe byose. Ihuye na Rayon. Niyo yahura na Satani na Satani. Oya ndatanga ibyo bintu bisubiremo. Rayon Sport niyo yahura na Satani na Satani. We wakwifanira Satani cyane. Mutara ko mbona arimo arakubanga rero waje kwiyakirira ikipe yawe. Senderi ntago mumuzi koko. Ni ukuri rwa beshya wana. Ikipe yiwe yarashize sibyo? Ikipe Yanga urumva ni ikipe yacu urumva. Uyu nguru rero ibintu yaje kureba simbizi nacire biraro. None se weho reka nkubaze ikipe ya Yanga iramutse itsinze ikipe ya Rayon Sport wabyakira ute? Kuko nta Rayon Day wari watsinda noneho haje n'ikipe ikomeye. Turabizi nk'abaturage ba Rayon Sport sibyo? Turabizi ko nta match twaye twatsinda kuri Rayon Day sibyo? Ariko kuri inshuro tugomba kwitsinda ibitego 2-0. Mugatsinde twabyiyemeje byanga byakunda. Imvura yagwa, imvura y'amahindu yava rumva izuba ryava, tugomba kwitsinda. Ikibi ni ikiza ko mbona abareyo bakane ati Yanga nubwo twebwe kuri Rayon Day tutajya dutsinda Yanga tuzayitera. Nawe abivuze neza ngo abaturage ba Rayon Sport abaturage bagomba gutekerezwa n'iki n'ubuyobozi. Urumva we ari kwirasa mu kirenge. Nabimubwiye ko Yanga igomba kumukubita ibitego 3. Inaishandika bao la 3-0. Ako se Yanga itaramutse itsinze rero ntago bibaho. Wakora iki Yanga idatsinze? Ntago bibaho, ntago utega imodoka ikiziba, ntago bijya bibaho. Ntago watega imodoka ikiziba. None se Yanga idatsinze rero wakora iki? Ntago bibaho. Ntago bibaho kandi bidashoboka. Uyu muvandimwe ari kuvuga ngo ntago bibaho ibyo bintu. Yanga igomba kurasa Rayon iraza saa 12 n'igice. Ako se umukunzi wa APR yaza avuga iki kindi atari uko kuvuga ko Yanga igomba gutsinda. Ariko ibyo ntibishoboka. Natwe nk'abakunzi ba Rayon Sport sibyo? Match twarayiteguye 100%, sibyo? Ahubwo nk'uyu ngo wasanga nta natike ahubwo afite sibyo? Nta tike afite. Yaje kwirirwa ashaka kureba Mukeba sibyo? Ariko nimba ashaka kureba Mukeba turamutuma. None Mukeba we se APR? None se nk'ubu ngo yaje kura Yanga. Yanga ntabwo n'ikipe wafana Simba. We nuko ashaka kwihisha. None se ariko murazi cyane ari gushaka kuza mu ikipe y'abaturage. Kandi wapi ako se ntago wabumureye. Iyo yambaye umwenda ntago tuba tuziranye. Dara abanyamakuru bose barabizi nubwo yavuze ngo yitwa Claude ariko izina rye ry'ukuri yitwa Mfitubwoba Jean Claude. Bamwita nde? Mfitubwoba Jean Claude. Bataramu ko bavuga ngo yitwa Mfitubwoba. Ako se nk'iryo zina nawe urabizi. Hari umutipe bita Pande wa polisi sibyo? Nyiramubandi sibyo? No wamimye iryo zina sibyo? Ariko njye nitwabana bakize Claude guturuka. None se kubera iki baguhimbye Mfitubwoba? Dore no kubera iki mwamuhimbye Mfitubwoba? Noneho nazamura indangamuntu ye urebe.
no ku ndangamuntu nudasanga iryo zina ririho nudasanga iryo zina nifite ubwoba nusanga iryo zina ritari ikimenyimenyi nyine Yanga izabikwereka nyine Yanga izabikwereka izabishimangira uyitwa mfite ubwoba ariko twebwe tuje kwakira ikipe ya Yanga nta bushuti twebwe tugira na Rayon Sports iyo havuyemo uyu mwambaro cyangwa match zavuyemo aho dushobora kujya kuganira ariko igihe hari uwambaye ubururu undi akaba yambaye umukara ni nk'inkuba n'umugano. Ubwo rero batarama ikintu nababwira reka tuze guhura mu kanya nyuma Yanga imaje kugera aha ngaha ariko wowe wavuze ko Yanga muzayitsinda 2-0 wowe wavuze ko Rayon Sports muzayitsinda Yanga izakubita Rayon Sports ibitego 3-0 inayishandika bara 3-0. Ubwo rero ikintu gihari mureke tuze guhura nyuma mu kanya Yanga imaje kugera hano turebe ko tunaganira mwamaje no kubona abakinnyi ba Yanga Africans bagira hano ni mu kanya gato ya ku isaha y'isa 12:30 ni equipe ya Yanga ije gukina Rayon Sports. Ni Rio Day ni